Papa Sava. ariko se kina reka kubari kina ndimbati watuje kina imivuna ya nta kigenda noneho reka ngarame urumva mutwara ubungubu wambonye noneho ngende hakurya iriya nkurasa umutwe ndakujanjagura ntanyumva neza urareba iki ndacyaza oya kina oya naje rekera aho dore ziraciye ziraca hehe niko zirimo ziraca hehe nakubwana igisoro kituri mu maraso nk'uko ujya wumva uduti dusobetse mu gisobane ntabwo zica ndakurasa urumva noneho nkereke aho mbera ishyano zaciye kubwira ngo mamuca imivuna ya nta kigenda mukibagirwa ko Papa Sava ku gisoro ndaguruka reka njye muri nteba ubundi nkurasa umutwe nze nkwereke kina nkwere nkurahiraho twinikaga umwana wo mu gahenerezo kina uca imivuna ya nta kigenda urakina nande na Papa Sava niko sikundenzeho kuko urenga gusa vuga uti ndagusimbutse kina nkurangize we kubuguza njyewe kina nkurangize genda guruka we reka rero twari dusigaye nturangize Sava buretse gato ikiza ntiza amayinite mpamagara uyu muntu dore yamba Papa Sava ibyo nanganye nabyo biraje wa mugani wa rukara rwa bishingwe ndimba ngiye narakwiyamye ntuzongere n'ikindi gihe ntukongere ndakubwiye ngo ntukongere kumvangira uranyumva neza nta soni ariko se ngize ubwo se uratira amayinite avugitse nko kubuguza ni amabuguzo se kuba nkutiye amayinite urabona uyu muntu atampamagaye inshuro enye zose biramureba jya ukora ibintu bimwe ubirangiza ibyo bituma uvuga umere nk'uwahekenya amasaka atumye cyangwa imyumbati y'imivunde urwanga rwaje kubera ngo ngutiye amayinite mvuge we ntabwo urimo kuvuga niba turimo gukina tujye dukina birangire urumva niba dukora igikorwa tugikore kirangire tubone kujya mu byo tujyamo jya ukora ibintu bimwe ubirangize wagombaga kureka nka gutsinda ibintu bikarangira ukabona kuza muri ibyo ngibyo ariko si byo ni ikibazo cyo kugutira amayinite ariko se uratira amayinite utira amayinite iki ariko mwa bantu mwe namwe nge mbabaza umuntu ati ni mu nezi ikibiriti iyo umuntu aje agatira ikibiriti ntarasa akagenda mu bantu babatiye ikibiriti hari umuntu waguze imyambi ngo ayibatirurire oya mumbwire undi nawe ati barantumye ngo mubatize ngo akayuzi ngo akisabune bimesere mu mutwaro umuntu bagiye gusura kwaba ari akayuzi bari bumese mu mutwe akayuzi kagashira ararangiza akajya kugura iyindi sabune hanyuma akayikoresha ibyo akagutirura akayuzi nawe ngo ngutize amayinite ayo nagutije warayatiruye noza imvugo ntacyo bitwaye noza imvugo ngutize cyangwa ujye kuyagura ku muhanda vuga uti databuja shefu Papa Sava mwantiza kuri telefone yanyu nkakoresha ku mayinite arimo ko nyagasana azabahemba vuga ibyo subiramo gira vuba databuja shefu Papa Sava mwantiza kuri telefone yanyu rekeraho iyi telefone hari igiceri cy'ijana kirimo ariko se ubwo nkinishirizaga iki iyo umbwira se kare kose ko nta mayinite arimo utumye ndondagura amagambo uri kuvuga ishapure iyo umbwira ko nta mayinite arimo ntarakarase ko wirakaza ntarakara kweki utumye ndondagura amagambo none se ntabwo wize gusaba neza kugomba gusaba nubwo udahamagaye ariko wize gusaba gusa ubyimbije amajigo kubera yuko noneho udahamagaye ngo noneho nyishyura minerivare akantu kose ubu ngubu nukiga wishyuye se nyishyura